nyamara narabibabwiye yuko MK ashobora kuzarwana urugamba rudashobora kuzarangira. Ese ubundi mubona ino ntambara Taiga yivumbitsemo ashobora kuzayirangiza ari uko bigenze gute? Muraza kunyemerera ubundi duhere ku iherezo ry'ino filime yari yasohotse ku munsi y'ejo episode ya 34 bayita umukobwa w'umukire yikundiye umuyede. Ngayo nguko kandi nguru rwanjye ndabasuje kandi ndabaramukije, nimuze twongere twihuriza hamwe maze twumve kino kiganiro tugisesengure dusobanukirwe episode ya 34 buryo cyagenze, kandi tubashishikariza gukurikirana episode ya 35 tugiye gusohora aka kanya, nayo igiye guhita inyura ku muyoboro mugari wa YouTube. Nagiye na kimwe dufite cyo gutinda, ikaze. Muraza kunyemerera tuze guhera gatoya nko ku musozo wa filime yacu buryo ki yagenze. Nyamara iki kiganiro cyacu kiraza kubahereza ukuri kwa nyako ku buryo ki filime ishobora gushoboka kuba igiye gusohoka ya 35 igiye kugenda, yewe tugana ku iherezo rya filime ya 34. Ikaze, mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Burya bajya bavuga ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, kandi nkuru bariwe n'uwundi muntu nujye ubasha kuyirwana. Ndetse urwo rugamba narwo iyo ushaka kururwana ukarutsinda uhama hamwe ugakotana, ubundi ukifuza kurwana urwo rugamba. Umuvandimwe witwa MK original afashe umwanzuro ajya gutabara se, ubundi arangije ajyana na nyina. Nyina nawe kashe amakokero ageze gutya arangije aravuga ati ese nkirimo ipantaro nambare bote ubundi njye kugaragaza imirwanire yanjye. Nyina aravuze ati sindi buterera n'umwana wanjye, ubundi baragenda bikubita kwa Gashumba. Yewe reka sinakubwira bakigera imbere y'urugo rwo kwa Gashumba ubwo ndabara ku gipangu. Nyina kigerayo abwira MK ati hagarara gatoya banza uhumeke rimwe, ubundi wa mwana w'umuhungu amwemerera guhumeka. Arangije aramubaza ati se kuhumetse rimwe umvisha umeze ute? Ati ntabwo bufite. Ati reka ntabwo mfite na bukeya, icyo niyemeje ni kimwe gusa, ni ukurwanirira intambara papa, ubundi akava ahantu ahamaho amahoro. Nyina aramubwiye ati ibyanga bikunda urugamba rwo wiyemeje kururwana, ese urumva ufite imbaraga? Ese urumva uri burutsinde? Aramubwira ati ibyanga bikunda runo rugamba ngomba kurutsinda, ati kuko iyi ntambara nayiteguye neza buryo ki ngomba kuyirwana. Reka sinakubwira kimara kuvuga ayo magambo induru ziravuze, urugamba ruba ruratangiye. MK agira gutya ababwiye nyina ati ugomba kubanza ugakingura igipangu ukajya mu rugo. Ati kuko njyewe nzi ibintu by'imirwanire, haramutse havutse n'ikibazo nshobora guhita mvuza induru cyangwa se nkahamagara polisi ikaza kugutabara. Nyina arongera aramubwira ati ese ibi bintu ukoze mwana wanjye yabitekerejeho? Aramubwira ati cyane rwose nabitekerejeho, wowe kingura igipangu ubundi winjira mu rugo, numara kwinjira mu rugo ndasigara ahangaha njye ubwanjye ngiye kukurwanira intambara. Nashatse yuko agera yagikingura igipangu akinjira mu rugo, sinzi bibereye mu rugo kuko niho filime yaje guhita irangirira. Umuvandimwe witwa MK yahise yifata ahita yurira igipangu, ubundi agiye kugwa mu rugo, filime ibirarangiye. Ese muri gutekereza MK yinjiye mu rugo cyangwa MK nigeze yinjira mu rugo ashobora kuba yasubiye inyuma y'igipangu? Ese muri gutekereza akimara kugera mu rugo byaje kugenda gute? Niyo mpamvu bavuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Mushishikariza gukurikirana episode ya 35 tugiye gusohora none ahangaha. Ubundi noneho nimunyemerere twinjire mu mizi y'iki kiganiro. Umuvandimwe witwa MK na Taiga murabizi ko babyirukanye bakundana bakigana ibintu by'imirwanire, ariko kubwo amafaranga n'ubukene Taiga kemera gufata amafaranga kugira ngo abashe guhitana ubuzima bwa MK original. Ibyo ngibyo nibyigeze biba, sinzi nimba Taiga azanabishobora. Umuvandimwe witwa Taiga ubundi filime buryo cyatangiye yahuye n'umuvandimwe witwa MK original. Yewe sinakubwira reka baraganira basiga no kuganira. Nyuma yuko baganiriye nibwo Taiga agize gutya akamubwira ati nyumva neza MK, ati waba wibuka ubushize ubwo twahuraga nkakubwira ati urabizi ko twabyirukanye tukiga ibintu byo kurwana, ati rero ndifuza yuko twasubira muri iyo mirwano njye nawe tugahangana. Nyuma yo guhangana ati burya impamvu nakubwiraga kuri ati nashakaga kukwica ubundi nkakuvana ku isi. Akimara kuvuga umwe muri ayo magambo y'uburyo cyashakaga yuko bahangana ngo ubundi aprofitire mu kavuyo ahita mwica, uwo muvandimwe ngo ni MK yamurebye aramubwira ati ushobora kuba uri igicucu, ese uri ikigoryi, ese baguhaye iki gituma ushaka kunyica? Arangije aramubwira ati burya ikibazo cy'ubukene ni ikintu kibi, nyamara kabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Kubura amafaranga ni urugamba ruba rukomeye cyane. Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo
burya Taiga yahise yataka MK original ariko asanga ibintu by'imirwanire aracyabimurusha. Akimara kumwataka induru zavuze urugamba ruba urugamba. Reka sinakubwira yewe ihangana rihita ritangira guhangana, ubundi umuvandimwe witwa MK birangira akubise Taiga Shotokan amutura hasi. Taiga aragenda bandarara nk'iryiriye, yaje guhaguruka ari kwitekerezaho ari kuvuga ese nkomeze iyi mirwanire cyangwa se imirwanire ndimo nyihorere, ese ubundi ndi kwerekeza he nimba ndi gutegura intambara, iyo ntambara nkayineshwa, ese ubundi ndi kwerekeza he nimba urugamba ndi kurwana ndi kuneshwa, ese ubundi muri kubona Taiga inzozi afite ashobora kuzazigeraho cyangwa se Taiga nazigera agera kuri izo nzozi? Muraza kunyemerera twerekeze ku mugabo witwa Saidi aho ameze nk'umuntu uri gukina sinema. Ese ubundi zikomedi za Saidi we azivana hehe? Burya Saidi yavuze uburere yazengurutse bari kumwigisha Shotokan intambara imirwanire, ariko Saidi ubanza nawe biba ari ugukangata, aho Saidi yagize mama wa MK akamusura rwose akikubita kwa Natali. Reka sinakubwira Natali nawe ati nguhaye ikaze mu rugo rwanjye, mbwira buri kimwe gishobora kuba kikuzanye. Umuvandimwe witwa Taiga yaje kumubwira ati nubwo bwose uri kumbana ahangaha nje gutabara ubuzima bwa MK, nje kumuvana mu kaga. Araza kumubaza ati se MK byamugendekeye gute? Ati byanga bikunda MK original ashobora kuba yarasimushwe. Nyina ati ibyo bintu nibibaho, ati rwose izo nzozi ufite zisubiza uzikuye, ati reka kurota ku manywa. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo nibwo nyine byagenze gutyo, aravuga ati ngiye kujya kurwana urwo rugamba, ngiye kujya kurwana iyo ntambara. Abatoraguye amabuye hasi, avuga uburere yazengurutse bari kumwigisha ahangana, ari kumwigisha n'abametere ahangana kugira ngo ajye kurwana, ariko nawe ubwumvisha wase kukikubita hasi. Ese mu karere ka Gicumbi habonetsemo uhe mu metere urenze ushobora kukwigisha ibintu by'imirwanire? Ese i Muhanga havuye uhe mu metere ushobora kukwigisha kurwana karato kaba watsinda urugamba? Yavuze nk'uburere bugera muri butandatu, ariko wabwumva ukumva nta kintu kirimo. Ese mukeka yuko uriya muvandimwe koko biriya bintu ashobora kuba yarabyize, ashobora kuzahangana urwo rugamba ndetse iyo ntambara akayitsinda, cyangwa ni ugukangata bimwe byabo? Induru ziravuze, urugamba ruratangiye, ikotaniro. Reka sinakubwira kuri ino filime y'umusore w'umunyabwenge urwo rwanjye kandi ngayo nguko. Nyemerera dukomeze n'ikiganiro cyacu. Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo yatoraguye amabuye atangira kuyahondanya. Nyina wa MK aramubwira ati nyamara izo filime wirirwa ureba ziba ziri kukongoza, ese koko uri tayari muri ibyo bintu by'imirwanire? Urabyumva neza? Aramubwira ati ndabyumva kandi iki nicyo gihe ngo ujye gutabara MK. Akimara kuvuga mu magambo nibwo MK yahise agira gutya ababaguye gituma basanze mu rugo. Ati komera cyane, ati Saidi rwose ati ndagusuhuje, ati komera cyane mama, ati nari nzi ko bagushimuse, ati ubu ngubu niyo mpamvu nari ngiye kugaragaza imirwanire yanjye, niyo mpamvu nari ngiye kugaragaza ibyo nize kugira ngo mbashe kukuvana hari ahantu bari baragushimutiye. MK ati nta muntu ushobora kunshimuta, ati kuko nzi buryo ki njye ubwanjye nshobora kwirwanira intambara kandi urwo rugamba nkarutsinda. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo, akimara kuvuga izo nkuru, nibwo yahise agira gutya aratabara. Yewe reka sinakubwira abayinjiye muri rwa rugamba, yikubise kwa nyina batangira kugambana buryo ki bazajya kubohora se, buryo ki bazajya kuzana se. MK yahise abwira Saidi ati va mu nzira mbanze ganire na mama gatoya. Ubundi MK aramubaza ati ubwo nari nashimuswe nagiye nta bintu Taiga yigeze akuzanira? Aramubwira ati yarabizanye. Ati ni ibiki? Taiga ninjiye mu nzu musigira amazi, nanjye nsigara hanze ndi kunywa amazi, ngarutse nibwo naje kwisanga narwaye uriya mutima. MK aramubwira ati Saidi ni umuntu mubi, Saidi ntuzongere kumwizera. Oya ntabwo ari Saidi, munaza kunyemerera ndavugishijwe. Ati Taiga ni umuntu mubi, Taiga ntuzongere kumwizera. Ati Taiga aragatsindwa n'Imana, aragatsindwa n'agasani. Ati bye rwose ntabwo wamenya ibye, atariko ibintu abakora nagira ngo nkubwire yuko atari byo. Reka sinakubwira urugamba rukomeza kuba urugamba, intambara ikomeza kuba intambara, ikotaniro rikomeza kuba ikotaniro. Reka sinakubwira urugamba rurarwanwa kugeza ubwo rutsinze. Ese mubona ino ntambara umuvandimwe witwa MK azayitsinda? Haje gukurikiraho igice cya Neyira ndetse n'umwana w'umukobwa witwa Cyusa. Murabizi yuko hari amafaranga Cyusa 100 yahaye Neyira ngo agiye kwishyura agomboze telefone. Ese muzi bira 100 ikintu byari bivuze? Byari byo kugamanira uriya muvandimwe ngo ni Cyusa
gusa, aho umuvandimwe witwa Taiga yaje kumuvamo akavuga buri kimwe cyari amafaranga. Ubundi akimara kubasha kumwumva nibwo Niyireye yahise asohoka abasanga hanze ashaka kwica ikiganiro, ariko n'ubundi birangiza kurangira umuvandimwe witwa Taiga avuze icyamugenzaga yuko ari ukumubwira buri kimwe cyose Niyireye ashaka kumukorera. Akimara kumubwira ayo magambo nibwo yahise asohoka aramubwira ati ese uhasubiramo ayo magambo. Taiga niyigeze agira ubwoba bwo kubivuga, n'ubundi yaje kuvuga buryo ki umuvandimwe witwa Niyireye yashatse kumugambanira ngo amuvane ku isi. Mureze kunyemerera dusoza ikiganiro cyacu tubabwira ngo filime yo igiye gusohoka aka kanya, kandi tubashishikariza gukurikirana episode ya 35 kuko igiye kuza ari nziza cyane. Mukomeze kugira umunsi mwiza, tubabwira ati de commentaire nk'izi ngizi zizahoraho kandi zizahora zigaruka, tubabwira udushya mutegeze mwumva mu matwi yanyu. Turabakunda cyane.